reka bari nabyo twinjiramo noneho tugende tunaganira tureba ko umufavori kubera ko baduhaye babanje kuduha urutonde rw'abantu 30 mu gutora best player of the season gutora umukinnyi wahize abandi muri saison baduhaye abafinaliste batatu batoranyijwe mu bantu 30 habanje kuba amatora babanje kuzana urutonde rw'abantu 30 abantu baratora biza kurangira rero baduhaye urutonde rw'abantu batatu baduhaye icyiciro ku cyiciro muri best player of the season umukinnyi wahize abandi muri aba batatu tugiye kubaganira ariko urese uri buvuga umukinnyi aradefanda impamvu yamutoye sibyo se aradefanda impamvu umubona nk'umugrand favori kuko tugiye kuvuga ngo baduhaye batatu ariko uwo tubona ushobora kuza wabwiye ahubwo iyo uhera ubundi ntawahagombye kuba ari aho ngaho udahari nabyo twabireba nabyo nta kibazo muri batatu ntawabuzemo okay nicyo ugiye kutubaza duhere ku cyiciro batatu batoranyijwe ni Obba rutahizamu w'ikipe ya Bugesera Football Club hakaba Clement Niyigena umudefenseri w'ikipe ya APR Football Club hakaba Jibril Ouattara Sheikh Jibril Ouattara akaba ari rutahizamu w'ikipe ya APR Football Club abo nibo batatu hagomba kuba umukinnyi w'umwaka MVP niho rero navugiye ni batatu ngabo mbere yuko tuvuga ngo bose barabikwiye aho reka tubanza tuvuge ngo nta wabuze wakabaye arimo kumwakurikiye shampiyona wenda akaba yagira uwasimbura ubwo icyoreho ni cyiza muri aba bakinnyi batatu bose bafite imibare myiza urebye nka Obba ni top scorer wa shampiyona ibitego 17 mu ikipe ya Bugesera birumvikana ko ni umufavori ukomeye cyane hanyuma wareba Niyigena Clement umwe mu badefenseri mu by'ukuri wavuga ko bitwaye neza cyane mu ikipe ya APR yakinnye imikino hafi ya yose uretse nk'iyi mikino ibiri ya nyuma niyo yadakinnye yatsinze ibitego bitatu ku mudefenseri ni byinshi hanyuma kandi wareba amanota bagiye bamuha kuri buri mukino akenshi basanze bitatu baremo na cya kindi cya Jibril Ouattara yamaze bitatu nyine kirimo cyangwa cyavuye igitego cyagiye kuri Jibril Ouattara cyabanje guteza impaka wafite bitatu ikimaka ntabwo kirimo ikimaka kigiyeho yagira bine afite ibitego bitatu byatsinze urumva cyataro aragifite we navuga ko nubwo wenda ari umudefenseri ariko urebye amanota yabonye ku mukino ukongera ukatsinda n'ibitego bitatu icyo gihe azamo ariko unarebye nyine performance muri rusange muri saison ubona ari umudefenseri bitwaye neza mu by'ukuri uremeranya na Niyibizi Ramadhan se bavuze ko igitego cyari iki Ramazani siwe wenyine nabwo bahaye watarase ngo cyari cyane Ramazani abate ni cya Clement kiriya gitego urakivuga cyane abate ni cya Clement ati amajoro twarayarebye ni cya Clement Ramazani ntago agenda Ramazani aratangaje ariko na Clement aravuga ati ni cyanjye na Clement aravuga ati ni Clement rwose Clement ati ni cyanjye igitego ni cyanjye ubone ni bine ibitego bya Clement ni bine barakimuhuguje oya murimo mazanemo indi ngingo no muri igitego nyine cyavuzweho none se Jibril mwaramubajije Jibril se wajya kumubaza iki kwamubaza ko kumubajije Clement Jibril se wamubaza takoze kumupira kandi wakitsindiye twabaza ko twabonye yagitsinze nese ubu oya muri case avugwamo ni nkuko wavuga ngo utabaje kuri Ouattara uretse nose nibizi bamuhazagaho yaragitsinze bamubaza ko wabona wagitsinze havugwamo abakinnyi babiri ku gitego Niyigena Clement na rutahizamu Ouattara niba warabajije Clement ngo ni icyanjye Jibril waramubajije aravuga ati ariko ngewe nahuriye ku mupira na Clement ariko ni Clement nawe ari kuvuga ngo ni icyanjye ko sinzi impamvu muriho mu bigora cyane Clement ko Clement ubundi bamwe mu bantu b'inshuti za hafi ambwiye ati Clement iki gitego gihari urumva gihe Ouattara dukomeze kumufasha kugira ngo turebe ko azaba top scorer Clement babanje kumuteguza urumva n'abasifuzi bari bakoze raporo baravuga bati twaribeshye nabo se barabateguye
ibyo ntabwo mbizi ariko raporo barongeye barahamagara bavuga bati twaribeshye basubiramo raporo twarebye nabi igitego ni cya Watara ibintu muri gushaka ni ibiki none se abasifuzi nyine mugendera kuri raporo raporo za komiseri z'abasifuzi kuri raporo z'abasifuzi ibyo ni wese yavuga kuri raporo ya mbere cyari icya Clement ku ya kabiri iteguye neza bagiha Watara no gutegura neza Axel yongera naki wevuga uti baribeshye barongera bavuga yuko igitego ari cya Watara bisa n'ibyo agasoga ikintu cyabagaruye ikintu cyatumye babona ko bibeshye ubundi cyakaba ari amashusho ikintu cyatumye babona ko bibeshye bakongera bagasubiramo raporo cyari iki bivuze ngo ari nk'umuntu wenda wagiye gukirekarama wenda nka Watara akajya kurekarama akavuga ati ariko iki gitego ko mu mpabiri ufite 8 ese koko yararekaranye Jibril Watara abandi yari igitego umwanya mbuye ariko ku mashusho bigaragara ko ari cya reka debatiyorere ubundi iyi sezo ari ikintu gisubiye raporo y'umusifuzi iyi sezo nicyo kintu insigiye tugomba gukurikiza raporo ya komiseri hanyuma ubwo nari ndi kuvuga kuri Clement rero ngiye kuri Watara rero Watara nawe yakoze akazi gakomeye pe mu mikino 15 ya phase retour atsinze ibitego 12 urumva ko byibura ni hafi ya aggregate y'igitego kimwe ku mukino afa ikibazo Rwanda tubajije niho nari ndi ku kibazo yatubajije nta wundi urusha imibare umwe muri aba wakabaye arimo nicyo tugiye kureba undi ufite imibare myiza nawe wenda ushaka kuzamo nko kubataka Obba arabahiga nta wundi mwataka wavuga wahiga Obba ariko kubera ko Watara nawe ari umwataka ubwo tugiye kureba karite z'abataka n'imibare yabo na Faringanye akaba ari umwataka ariko Faringanye akamurusha ibitego Faringanye afite ibitego 13 Faringanye akongera akamurusha gukina imikino myinshi ko n'imikino mwakinyi barayireba Faringanye akina imikino 17 urumva mu gihe Watara akina imikino 15 ibitego Faringanye aramurusha ubwaho niho bayazira imikino wabona bayinganye Faringanye burya yaje kuri june ya gatatu niyo ya mbere niyo yahereyeho yari kuri june ya gatatu ariko muri phase retour yakinnye imikino kujya kwa 17 match y'amagaju yari ya 17 acha amagaju iyo yavunikiyeho ihuye ntiyavunikiye ihuye kuri match y'amagaju amagaju 18 undi urebye Faringanye nawe basa nabo banganya imikino nka 15 ariko siko banganya baranganya 15 ahubwo ubwo Faringanye kamurusha igitego kimwe urumva rero ni nundi mubare ariko ibyo urumva ikintu Jibril Watara murusha hari igihe bareba kurusho games imikino nyine yari ifite agaciro kurusha iyindi buriya wagize performances muri phase retour amanota ye ahita yiyongera no kuba Jibril yatsinze Rayon Sport no kuba yaratsinze Rayon Sport kuri derby muri championnat yarayitsinze muri champion muri champion ndetse mu gikombe cy'amahoro mu gikombe cy'amahoro muri Rwanda Premier League nta gitego Watara Sport hano bari ba champion ntabwo neza igitego cyagiye nta gitego cyagiye 180 n'ibyaro gusa nta gitego yitsinze hanyuma Iberi niyo mbyumva neza na Aperi tubaho ubutumwa umwaka utaha mukwere kuzaya mutsindana ibitego ibintu byo kujya kuri stade twahuruje isi nijoro twamaruka stade tugayuzura tugatana igitego tubonye ubutumwa bwagezeyo bose ubutumwa bwagezeyo mugerageze mwenda mujye munyanganya kimwe niba zamugera muri festival muri bigani mugate ni kimwe niba kwikiranura byabana ariko tubihirije cyane ubwo ngiye nageranyaga Watara na Faringanye mu bijyanye n'imibare turebye imikino dusanga baranganya urimo uratwumvisha yuko cyangwa se mu gitekerezo cyawe nuko muri abo batatu Faringanye yarakwiriye kuba arimo yego Faringanye yarakwiye kuba arimo kandi yarakwiye kuba arimo agasimbura Jibril Watara ingingo zawe ni izi noneho zishyiramo Faringanye zikavanamo Watara nizo navuga ko Faringanye amurusha igitego mu bitego aramurusha amurusha igitego kimwe imikino bakinnye turabidusanga irangana bagatandukanywa n'ibitego ikindi Faringanye amurusha assist Faringanye burya yarafite assist 3 yego assist 3 mu gihe Watara afite assist imwe iyo yatanze ubundi bakina kuri Musanze aha ruboneka urumva rero by'imibare Faringanye arusha Jibril Watara kwiziye muremeranye na Iberi ingingo azanye ushobora kureba isi iyo mibare yatanze iki iyo mibare uwo mukinnyi yafite yatanze iki kuko iyi ya Watara yatanze igikombe ariko iya Faringanye yo ni Faringanye yaravunitse Irene yaravunitse ariko iyo mibare ye nta gaciro gakomeye ifite ko ni Rayon Sport yarangije ku mwanya wa kabiri ariko EPR yarayitwaye igikombe ibyo rero navuga nibyo nayo ni ingingo umukinnyi uri mu ikipe yatwaye igikombe nabyo birarebwa nyine performance y'umukinnyi
haba factor y'igikombe burya irakonta cyane n'abantu iyo bajya gutoranya burya bayigenderaho ikipe ifite igikombe iba ifite ibindi bintu biyivugira biri andewo gusa mu mibare Folnganye icyo yavugaga n'ubundi ni abanominize ntabwo tuvuze ngo bahita bamutora ngo ni best player of the season ahubwo mu banominize kuzamo ikindi ntekereza ni faso ya reconnaissance kumushyira mu banominize ntabwo uzi ko hari igihe bagushyira mu banominize n'ubundi babizi ko utari buze gutorwa ariko bashaka kurekonesa bashaka kukubahira igihe wari uri active ibyo wakoze bakabikubahira bakavuga ati reka tumushyire mu banominize n'ubundi nubwo adashobora kumekinga it ngo aze guhabwa igihembo cya best player ariko at least tubanze turekonese effort ziwe tumushimire ibyo yakoze ari mu gihe yari active ataravunika yashoboraga kujyamo ariko mu banominize uretse ko ntazi n'ubundi ntabwo yari gutorwa nka best player of the season kuko imikino myinshi ntabwo yayikina undi muntu bashobora gushyiramo hano ni Muhirekeve yashobora kujyamo nk'umuntu w'umumediateri ufite ama assist menshi mu Rwanda kugeza ubu muri iyi season niwe ufite assist nyinshi assist 11 nuvuga ngo mu kazi k'umukinnyi wa box to box ni ugutanga imipira ivamo ibitego yanatsinda bikaba akarusho ngira ngo rero mu bandi bantu bari banominize bari hafi bashoboraga kuba yajyamo kuri finalist Muhirekeve yagombaga kugaragaramo ariko impamvu abo bose tutari buze kuvuga ngo we can blame anyone nuko Rwanda Premier League yahisemo ko abanominize bagomba kuba ari batatu kuba ari batatu rero nta kinyuranyo kinini nyine cyabaye batatu babaye abangaba ngiye kuri bwanjye ngende umva ntacyo bitwaye abo bandi tuvuze ni abari bafite indi mibare yashobora gutuma bajya muri batatu ariko ntacyo bitwaye abahari ngenda nemeranywa na Rwanda Premier League wari ufite imibare myiza ni Ruboneka Bosco mediateri w'ibitego bitanu burya si bike ku mukino ukina hagati na assist 6 uruhare rw'ibitego 11 ni imibare myiza cyane kuri Ruboneka mbona nawe wenda yabaze kuba batanu yo kuzamo ariko nyine ubwo yagonzwe nuko hari abamurusha ibitego bano bataka baramurusha ibitego ubwo birumvikana ntabwo yajemo ariko nawe yarafite imibare myiza ubwo nyine Rwanda Premier League yahisemo abangaba ni icyiciro cy'umukinnyi w'umwaka reka dufate akaruhuko gato cyane tujya no mu bindi byiciro kadufate akaruhuko gato cyane